Shalom Yesu ashimwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe, haleluya. Turakomeje n'uyu munsi turavuga ku cya gatatu gituma dushobora kumurika mu gihe cyacu abana b'Imana muri bino bihe. Turimo turavuga hejuru y'inshingano z'umukristo. Reka dusome ijambo tugiye kuvuga ku cya gatatu. Turabisoma muri Matayo igice cyaho cya 4 umurongo wa 14 ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zabuloni no mu Nefutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galilaya y'abapagani, abantu bari mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi bari baciye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyago bamurikiwe n'umucyo. Yesu ahera ko ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Uyu munsi kugira ibijyanye n'icya gatatu gituma dushobora guhagarara mu nshingano zacu ni ukumenya igihe cyawe cyo gutanga urumuri Imana yagushizemo. Habaho igihe cya buri muntu wese. Dufite igihe hano ku isi, kandi igihe cyacu gifite igihe cyatangiriye, gifite n'igihe kizarangirira. Muri iyo intervale y'igihe Imana yaduhaye kubaho ku isi, habamo igihe Imana iza gukoreshamo. Muri icyo gihe rero ugomba kukimenya kugira ngo witegure kucinjiramo. Biravuga ngo Dawidi mu gihe cye amaze gukora ibyo Imana yamuvuzeho arasinzira. Kristo nawe nyuma y'imyaka 30 ari ku isi, ataramurika, ataratanga umucyo, ataratangira kuvuga ubutumwa, yari azi ko afite imyaka 3 yo gukora icyamuzanye hano ku isi: gutegura abigishwa, kubwiriza ubutumwa, gukiza abagwayi, kuzura abapfuye, kugaragaza imbaraga z'Imana, ndetse no kuba yaducungura. Ibyo agomba kubikora mu myaka 3, ariko byamusabye imyaka 30 ari ku isi, areba system uko imeze, abana n'abantu, akora ibyo agomba gukora, akiranuka, yubaha ababyeyi. Ibyo byose abibamo, ariko azi ko hariho imyaka 3 imutegereje imbere agomba gusoza umurimo wamuzanye hano ku isi. Nawe nk'umwana w'Imana, hari igihe Imana igutegurira cyo kugaragaza umucyo yagushizemo. Ugomba kukimenya, ugomba kukidiserna, ugomba kugisobanukirwa kugira ngo nutakaze icyo gihe Imana yifuza ko ugaragaza ibyo Imana yagushizemo. Yosefu nawe ari mu gihugu cya Egiputa, hari igihe Imana yateguye kugira ngo umugabo azashobore gukiza Egiputa, ndetse n'ibihugu byose bizashobora kuza kugurira muri Egiputa. Ariko byamusabye kwitegura no kumenya icyo gihe kugira ngo Imana izamugeze muri iryo sezerano ryo kumurika muri Egiputa. Hari ubwenge bwari bumurimo, hari ibisubizo byari muri Yosefu, harimo inama zakiza igihugu. Ariko umwana w'umusore yisanga ari muri prison. Igitondo kimwe abwira abari bari kumwe nabo, abasobanurira inzozi, umwe asubira ibwami, umwe aricwa. Uwasubiye ibwami aramubwira ngo nugerayo uzanyibuke. Ariko birika tubwira ngo yageze yaramwibagirwa, ngo nyuma y'imyaka 2 ngo Farawo ararota. Ibyo yaje kurota nyuma y'imyaka 2, Yosefu ari muri prison maze gutandukana n'uwakoraga ibwami akagenda akamwibagirwa. Iyo myaka 2 ishize, nicyo gihe Yosefu yibuzwe. Hari igihe tubamo, hari ibihe tunyuramo tugasa nk'abibagiranye, ariko Imana yiteguye icyo gihe ko kigera ku buzima bwacu kugira ngo twibuke. Icyo gihe cyageze abantu baratwibuka. Iyo icyo gihe cyageze abantu baza gushaka inyishu muri twebwe. Iyo igihe cyatugezeho cyacu cyo kugaragaza umucyo w'Imana wadushizemo, icyo gihe iyo kigeze, isi iragushaka kuko uba ufite igisubizo muri wowe. Rero hari abantu benshi baryamanye ibisubizo, kandi igihe cyabo kirimo kiregereza cyo kumurika no kuba umugisha aho hantu Imana yifuza kuba umugisha. Witegure, uhagarare, ushikame, nubibaze yuko waje kuzuza umurongo hano ku isi no guta umwanya no gutera waraza no gusa nkaho waherekeje abandi. Oya, hari umucyo kurimo. Igihe cyawo ugomba gutanga igisubizo Imana yagushizemo. Witegure, uhagarare, umenye ko hari ibisubizo bikurimo. Hano twasomye mu gitabo cya Matayo, Yesu Kristo yarabaye mu isi ategereza icyo gihe. Biravuze ngo kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore, ngo abari mu mwijima w'icuraburinda bari batwikiriwe n'urupfu, ngo umuryango wa Zabuloni n'umuryango wa Nefutali wari utuye ahantu hari umwijima mwinshi cyane, ngo bamurikiwe n'umucyo. Ariko Bibiliya ikatubwira ku murongo wa 12, Yesu yumvise ko baboshye Yohana, aragenda ajya i Galilaya. Yohana yaje nk'integuza, yaje nk'utegura inzira mu butayu,
abwiriza kuri Yesu, avuga uri nyuma ye ko akomeye kuruta we, arabivuga nyuma y'igihe kirekire. Yesu amaze guseruka, igihe cyiwe kigeze, igihe cya Yohana kirahagarara. Rero witegure, hari igihe cy'abandi kirimo kirarangira, hari igihe cy'abandi kigiye gutangira. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Iki ni igihe cyawe, ugomba kwitegura, ukipozisiyona. Urumuri rwose rufite igihe rurasiriramo. Iyo ucanye itara ku manywa ntacyo rimara, ariko iyo ucanye mu mwijima rirakimara. Rero hari igihe Imana iguteguriramo umwijima w'icuraburindi abantu bazaba barimo, nicyo gihe cyawe cyo kurasa. Rero muri bino bihe tubona umwijima utwikiriye isi, ni igihe cy'abana b'Imana ko turasa kugira ngo abantu bave mu mwijima, bamurikirwe n'imbaraga z'Imana, bagane Kristo, bakizwe, baze mu bwami bw'Imana, bahinduke, maze tuzabane mu ijuru iteka ryose. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Tuzakomeza ejo tuvuga ku cya 4. Bye bye, ndabakunda. Imana ibahe umugisha.